Turi ku rukiko rw'ibanze rwa Gacurabwenge ni mu karere ka Kamonyi aho twaje kumva urubanza rw'uwitwa Maître Katisiga Emile no mu metre mwumvise kenshi gatandukanye kuri iyi chaîne ndetse no mutangazamakuru bikomoka ku kibazo uwitwa Muhizi Anatole yabaje umukuru w'igihugu ubwo yari yasuye abaturage b'inyamasheke. Icyo gihe Muhizi Anatole yabaje His Excellency agira ati: Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi inkeragutabara, nkaba narasezereye muri 1997. Ikibazo mfite ngifitanye na Beneri n'ikigo cy'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze yari ifite ibyangombwa byose ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate, ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri wabanyemerera kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri mitasiyo, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri Beneri ngo nuko ngo yiba Beneri. Noneho Beneri irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 2015 mba muzo ntabwo humvise ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze no muntu ari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa Beneri wa Beneri witwa Rutagengwa Jarewo. We arabiba ngenda ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB kwinza atari ingwate ngurira muri leta nyine nkuko babidusaba. Birumvikana yego. Hanyuma ngo Beneri buzi ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Kuva 2015 nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga rutayo naguze inzu. Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi 3 inzira aba yatwanditseho. Nyakubahwa Perezida kuva icyo gihe na nubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanye muri ikibazo kuko nubundi abo kuva icyo gihe nubu ntabwo byakozwe. Mu mpanya kwa Perezida barushwa imbaraga na Beneri baragenda ahubwo bakambwira ngo ninge gusenga ukagira ngo umuntu udasenga kuye gutwarwa ibyo. Uko bwira rinde abayobozi bose ho mwe nayo yumva ibibazo byanjye kumva ndarengana akambwira ati genda uje wiragiza Imana. Itonde vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande bambwira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi. Urwego rw'umuvunyi rwasuye ku aho inziri ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi 3 binyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse. Nta muntu n'umwe utakizi ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi 3 birakemuka, nawe bukeye arambwira ati nukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye. Uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kizi usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi, abayobozi barababwira bati natwe byaratuyobeye umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere, urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi 3 uzabonye babonye ibyangombwa by'inzu yawe. Ari umuntu urwego rw'umuvunyi uri hano waba uri hano? Okay. Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi ari uri hano? Iki kibazo ubu tugiye mu weekend, ariko mu cyumweru gitaha kera ku wa mbere mu minsi 3 kizabe cyakemutse. Ngira ngo rero iki kibazo cyo ntago ari cyo ahanini kiri kuburanwaho kubera ko nyuma yo kubaza iki kibazo habaye iperereza. Uyu Muhizi Anatole atabwa muri yombi, Nibigira Alphonsine atabwa muri yombi, ndetse n'uwitwa Rutagengwa Jarewo atabwa muri yombi. Aba bose barakurikiranwe baburana kufunga n'ifungurwa ry'agateganyo, ariko biza kurangira uwitwa Rutagengwa Jarewo afunguwe ndetse we agirwa n'umwere bya burundu kubera ko urukiko rwasanze ntahahurira n'iyi dosiye. Urukiko kandi rwaje gufungura Nibigira Alphonsine by'agateganyo nyuma y'uko narwo rwasuzumye rukabona akwiye kuba afunguwe, ariko witwa Muhizi Anatole akomeza kuba afunzwe. Nyuma y'icyo gihe rero iperereza ryarakomeje, ari nabwo witwa Maître Katisiga Emile yaje gutabwa muri yombi. Kuri ubu ngubu rero akaba akurikiranyweho icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukoresha inyandiko mpimbano.
cyangwa se mu gukora inyandiko mpimbano. Ngira ngo rero izi nyandiko mpimbano zikomoka ku cyangombwa cyo kuba umuntu ari ingaragu cyangwa se attestation de serba. Iki ni icyangombwa bivugwa ko witwa Niyibigira Alphonsine cyangwa se yashatse akakifashisha yitambika icyamunara kuri iyi nzu mwumvise Muhizi Anatole yabazaga ibyayo umukuru w'igihugu. Icyo gihe rero uyu Maître Katisiga mu bihe bitandukanye twagerageje kumubaza kuri iyi case ariko ntibyadukundiye. Yaje gutabwa muri yombi kuri iyi nshuro rero yaburanye kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, akaba yunganirwa n'abanyamategeko bageze kuri 4, akaba ari mu witwa Maître Valérie Gakunzi, akaba ari uwitwa Maître Ntare Paul n'uwitwa Maître Kayiranga, uwitwa Maître Zebedayo. Abangaba nibo ba Maître 4 baburanye baburanira cyangwa se bunganira uyu Maître Katisiga Emile. Uyu nguyu ukaba aregwa n'ubushinjacyaha kuri iyi case. So rero nta bintu byinshi cyane twatindaho cyane tuvuga uretse kubabwira ko muri iri buranisha Maître Katisiga Emile ahakana ibyaha byose aregwa, akavuga ko byose ari byo yashyizweho n'ubushinjacyaha, mu gihe ubushinjacyaha bumushinja ibyaha bigera muri 4, uretse ibyo kuba bishamikiye ku nyandiko mpimbano harimo icyaha cyo kuba yarayobeje ubucamanza. Ngira ngo nacyo ni ikindi cyaha kiyongereyemo nyuma y'uko bamaze gusobanura iby'iyi case. Ubushinjacyaha bimwe mu byo byagarutseho bushimangira ko bushinja cyangwa se bukekaho icyaha uyu Maître Katisiga Emile, bwavuze ko imwe mu nyandiko yatanze agaragaza ko uyu Niyibigira Alphonsine yamuhaye umwirondoro we akawandika akagaragaza ibintu bye byose kugira ngo aze kumutangira ikirego. Inyandiko yajyanywe muri Rwanda Forensic Laboratory irapimwa, biza kugaragara ko atari iya Niyibigira Alphonsine. Ibyo ngibyo byatumye ubushinjacyaha bukeka ko uyu Maître Katisiga Emile yaba afite uruhare mu nyandiko mpimbano zigaragara muri iyi case. Indi mpamvu ubushinjacyaha bushingiraho busabira Maître Katisiga Emile gufungwa by'agateganyo kugira ngo bakomeze iperereza, nuko bavuga ko uyu Maître Katisiga Emile ubwo yagaragazaga inyandiko yagiranye y'amasezerano n'umukiriya we, hagaragara asinyeho wenyine ariko umukiriya we ntaho yasinye. Indi mpamvu ubushinjacyaha bwashingiyeho bushinja uyu Maître Katisiga Emile nuko amazina agaragara muri iyi nyandiko ahabanye n'amazina nyakuri y'uwaregwaga cyangwa se y'uwari ukurikiranwa ari we Niyibigira Alphonsine, cyane cyane ko iyi nyandiko igaragaraho Niragire Alphonsine. Maître Katisiga Emile ahereye kuri iyi ngingo yireguye avuga ko kwibeshya bibaho ndetse bitakabaye byitwa icyaha, ahubwo byakabaye bifatwa nko kwibeshya nyine nk'uko undi muntu yakwibeshya mu nyandiko bisanzwe ariko bitiswe icyaha. Ikindi kintu yakoze yisobanura cyangwa se yiregura imbere y'umucamanza gihura n'ibyo yashinjwaga n'ubushinjacyaha, ni ikijyanye no kuba avuga ati ngewe kuba umukiriya wanjye atarasinye, kopi namuhaye yayisinyeho ariko iyanjye kubera pressure yari ihari, kubera tension yari iri hejuru, bituma agenda atayisinye. Ibi nabyo abivugaho. Ndetse ikindi kintu yavuze ko uyu Maître, kimwe mu byo yavuze ndetse n'abanyamategeko cyangwa se abamwunganira mu mategeko bavuga ko uyu Maître Katisiga Emile yafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa se yafunzwe hadakurikijwe amategeko, kubera ko ngo yahawe mandat d'amener atabanje guhabwa convocation cyangwa se guhamagarwa ngo yange. Ariko ubushinjacyaha bwabigaramye nabwo bugira ibyo busobanura, buravuga buti ntabwo ari itegeko ko umuntu ahabwa mandat d'amener gusa ari uko yanze kwitaba cyangwa se yahawe convocation ntazitabe. So rero ni ibyo ngibyo kugeza ubu ngubu, nta bintu byinshi cyane twatindaho cyane uretse kubabwira uko situation yari imeze mu rukiko. Muri kubona uko byari byifashe, gusa ntitwabura kubabwira ko urubanza rugitangira uyu Maître Katisiga Emile yazamuye inzitizi abo yateraga ukuboko cyangwa se ikiganza, akavuga ati rwose ndasaba ko urubanza rwanjye rwabera mu muhezo, sinifuza itangazamakuru muri uru rubanza, cyane cyane ko itangazamakuru ari ryo ryamfunze. Ni nk'aho ariko yavuze ko ibiganiro byabaye muri media cyangwa se ibyavuzwe muri media biri mu byatumye afungwa. Akavuga ko
ibi kuba muri media hari ibyo bavuga, hari ibyo bakora comment, ibi ngibi byose bituma bishobora kuba byagira influence ku butabera. Ibi ngibi rero ubushinjacyaha bwabigaramye, bunavuga ko ari amahano n'amarorerwa kumva ko urukiko cyangwa se ubutabera cyangwa se umucamanza ashobora ko influenced na media cyangwa se ashobora gushyirwaho igitutu n'itangazamakuru akaba yafata umwanzuro utari wo cyangwa se akaba yatanga ubutabera butari bwo. So rero ibi ngibi byaje gutuma umucamanza ariherera nyuma yo kwiherera atesha agaciro ubu busabe bwa Maître Katisiga ku bijyanye no kuburanira mu muhezo. Urubanza twarukurikiye twese abari barwitabiriye, yaba abo mu muryango we, itangazamakuru ndetse n'abandi batandukanye bari barimo ari abashinzwe umutekano ndetse n'abandi baburanyi bari baje kumva uru rubanza cyangwa se bari bari mu zindi manza zabo. Ibyo ngibyo rero nibyo byatumye tumenya uko iburanisha ryagenze. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri uyu Maître Katisiga Emile wasabiwe kuba afunzwe by'agateganyo kugira ngo iperereza rikomeze, cyane cyane ko bimwe mu by'ubushinjacyaha bwashingiyeho busaba ko abafunzwe nuko uyu Maître Katisiga Emile atuye ngo kure yaho cyangwa se kure y'ifasi cyangwa se kure yaho icyaha bikekwa ko cyabereye cyangwa se aho ari gukurikiranirwa. Umwirondoro wa Katisiga Emile ugaragaza ko afite imyaka 53 y'amavuko, akaba akomoka i Rubavu ndetse ari naho atuye, ari naho afite kabine y'abavoka nk'uko mu bihe bitandukanye mwagiye mubyumva tubigarukaho natwe mu biganiro byacu. So rero icyo twakora twebwe no gutegereza umwanzuro w'urukiko tukamenya ngo eske Katisiga arafungurwa cyangwa wenda arakomeza gukurikiranwa afunze. Ibyo ngibyo muzabimenya ku wa 13 Ukuboza 2022. Bimwe mu byo bunganira mu mategeko Maître Katisiga bagarutseho harimo no kuba uburyo yafunzwemo cyangwa se uburyo yatawemo muri yombi butaramenyeshejwe urugaga rw'abavoka, bikaba nabyo bigaragaza ko yafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nyamara twebwe mu kiganiro cy'umwihariko batoniye Nkundabarashi Maurice Maître yatwemereye ko ibi babizi ndetse ko RIB yamumenyesheje. Uru rubanza rubaye witwa Muhizi Anatole ari we usa nk'ari ki muri iyi dosiye kubera ko ari nawe wabajije ikibazo umukuru w'igihugu, afunzwe mu gihe kigera nko ku mezi 4 kugeza iyi saha, afungiye muri gereza ya Muhanga, mu gihe Nibigira Alphonsine bareganwaga yarekuwe by'agateganyo. Rutagengwa Jarewo we yarekuwe burundu nyuma yuko urukiko rusuzumye rugasanga ntaho ahuriye n'izi nyandiko. So twebwe ntabwo duca urubanza, turarukurikirana tukabagezaho uko rwagenze. Ibisigaye biri mu maboko ya presidente. Ubwo naho kwa 13 Ukuboza 2022.